Nagira ngo buri wese uri kumvira ijwi, umuntu wese ushobora kunyumva yite ku butumwa cyane Imana ishaka kumuha buri mu ijambo ryayo, kubera yuko dusohoye mu gihe gikomeye cyane, aho amahirwe nk'aya ngaya ari make cyane kandi akaba ashobora kutazongera kuboneka ndetse by'iteka ryose. Kandi ndamusabira kugira ngo umutima we awusuzumishe ibyanditswe byera, yinginga Imana mu mutima we ayisabe kugira ngo abe ari mu mubare w'abantu bemewe kandi bazabasha guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani muri iki kigeragezo giheruka tugiye gukandagiramo. Ndagira ngo dusome amagambo ari mu gitabo cya Matayo igice cyaho cya 11 ku murongo waho wa 28. Aravuga ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Ni irarika hano Yesu Kristo ari guha buri muntu wese uremerewe, umuntu wese ufite ikintu ku mutima, kugira ngo amusange akimuruhure. Ibyo bintu bishobora gukorwa n'ubu ngubu, mu gihe umutima wawe ushobora kuwusuzuma ugasanga ufite ikibazo kandi ntiwakikemurira, maze iryo rarika Yesu yatanze akaba ari wowe rigenewe, kugira ngo noneho icyo kintu utakikemurira kigukemurira. Nk'uko tubisomye hano muri Matayo igice cya 11 ku murongo wa 28. Mwese abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Hari ibintu byinshi bishobora kuba biri mu mutima, ariko kandi nta na kimwe Yesu atabasha guteruramo kugira ngo aguhe amahoro n'uburuhukiro mu mutima wawe, kubera yuko imitwaro n'intambara nyinshi turimo nibitavanwamo no kwegera Yesu cyane ngo abidukure mu mitima, ntabwo tuzabasha guca mu ntambara y'ibifatika tugiye guhura. Igihe umutima uzaba ukiremerewe, ntabwo uzabasha guhangana n'iby'inyuma, oya rwose. Reka dusome mu bifuzwa ibihe byose, amagambo ari mu bifuzwa ibihe byose bavuga kuri iri somo mwumve. Haranditse ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimunsange mbaruhure. Aya magambo y'ihumure Yesu yayabwiye imbaga y'abantu benshi yari imukurikiye, maze Umukiza yari yaravuze ko abantu bashobora kumenya Imana binyuze muri we gusa. Yari yaravuze ko abigishwa be ari bo bahawe kumenya ibyo mu ijuru. Nyamara ntabwo yigeze atuma hari umuntu n'umwe usigara yibwira ko ahejwe ku burinzi bwe no ku rukundo rwe. Abarushye bose n'abaremerewe bashobora kumusanga. Niyo mpamvu waba wayizeraga Imana, waba utayizeraga, muri uyu munota, muri aka kanya uri kumvira ijwi, ushobora gusanga Imana, ufite ubwo burenganzira, kubera yuko ariko yavuze ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Bakomeza bavuga ngo, abanditsi n'abigisha amategeko bona nubwo bitonderaga imihango y'idini badakebakeba, bumvaga bafite ubukene batari kuzigera bamarwa n'imigenzo yo kwibabaza bakoraga. Abasoresha n'abanyabyaha bashoboraga gusa naho banejejwe n'imibiri yabo ndetse n'ibiri ku isi, nyamara mu mitima yabo hari harimo kwiheba n'ubwoba. Iri ni itangazo ngira ngo wumve neza. Abitwaga ngo barasenga ari bo banditsi n'abafarisayo bari bafite icyuho batamarwa n'imihango y'idini babamo. Abitwaga ngo nabo babivuyemo ni abakoresha b'ikoro ndetse n'abasoresha, abitwaga ko bari bareruye bakigira mu byaha, nabo ntabwo byari bihabahagije, n'ubundi kunezeza imibiri yabo ntabwo byabagezaga ku cyifuzo kiri imbere mu mutima. Yesu rero araromboreza akagera ku cyifuzo cy'ingenzi kiba mu mutima w'umuntu, ari cyo atabonera igisubizo keretse Yesu wenyine akigiyemo. Ibyo nta bindi ni ugukurwaho umutwaro w'icyaha, maze Yesu akaguha amahoro n'uburuhukiro mu mutima, ukumva ko uruhutse rwose, bidatewe n'imihango y'idini, bidatewe no kuba warasayishije, wararekuye. Ntabwo uzanyurwa rwose keretse nuhagarikiraho ukakira Yesu mu mutima wawe. Harakomeza akavuga ngo, abasoresha n'abanyabyaha bashoboraga gusa naho banejejwe n'imibiri yabo ndetse n'ibiri ku isi, nyamara mu mitima yabo hari harimo kwiheba n'ubwoba. Yesu yitegereje abantu bari bafite imitima ishavuye, n'abari baremerewe mu mitima yabo, abari batagifite ibyiringiro bizima, kandi bashakaga kuburizamo icyo imitima yabo yari isonzeye
bakoresheje umunezero uzanwa n'iby'isi, maze bose abararikira kubonera uburuhukiro muri we. Hari harimo barafashe icyemezo cyo kudashaka guhaza iki cyifuzo cy'umutima ngo babone uburuhukiro binyuze mu gukurikirana iby'isi no kwinezeza n'irari no kwishimisha kugira ngo ibyo bintu bise naho biziba icyo cyuho cyo mu mutima. Abo bose rero Yesu arabararika kugira ngo abaruhure. Kandi iri rarika ni irarika riheruka, kubera yuko dusohoye mu gihe aho ubutumwa bubwira icyaruhura umuntu buri kugera ku iherezo, kubera yuko isi yanze Imana, bigatuma umwanya wo gukirizwamo uba mutoya cyangwa se unabura rwose kuri benshi, maze icyahembura ubugingo bwabo kikabura. Rero niba wumvise ibi ngibi uri kumva, ufatireho wegera Imana cyane mu gihe bitararangira rwose, mu gihe wumva hari igishobora guhinduka mu mutima wawe, maze uyisabe kugira ikigukorera cyane. Reka dukomeze hepfo mwumva uko haranditse ngo, yabwije neza abo bantu bari bashenguwe n'imvune ati, mwikorere umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ndi umugwaneza nkaba noroheje mu mutima, bityo muzagira uburuhukiro mu mitima yanyu. Nk'uko twari twabizi, Kristo rero avuganirana n'umuntu wese muri aya magambo. Kristo avugana n'umuntu wese muri aya magambo. Ikibazo cy'umutima, icyaha cyo mu bugingo mo imbere mu muntu, Yesu niho avuganirana n'umuntu kugira ngo amuruhure. Yaba amaganya y'iby'isi, yaba ibyaha by'imbere byizingiye mu muntu, Yesu afite imbaraga kandi arabishoboye, abasha kuguha uburuhukiro Satani atakwambura rwose. Niyo mpamvu ukomeje batubwira ngo abantu bose baba babizi cyangwa batabizi, ni imbabare n'indushyi. Uri indushyi, uri imbabare, waba ubizi cyangwa se utabizi. Kubera iki? Umutwaro usumbye iyindi yose uburemere twikoreye ni umutwaro w'icyaha. Nyamara ikiteye ubwoba ni uko wowe utabizi. Ubuze ngo umugabo wawe niwo kubera umutwaro, umugore, abana, igihugu, ubuzima, imibereho, amashuri, aho utuye, abaturanyi. Nta mutwaro n'umwe muri ibyo ngibyo n'umwe waremerera umutima wawe uramutse udafite icyaha. Waba ufite amahoro Kristo atanga, kuko Yesu yavuze ko ngo, dore mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro ariko si nk'ay'ab'isi batanga. Rero umutwaro ukomeye cyane n'uw'icyaha. Ni nayo mpamvu nawe uwo mutwaro ugomba gusobanukirwa, ukamenya imbaraga y'icyaha mu mutima wawe, ukamenya uburyo kigufiteho ubushobozi, ukamenya maze n'uwagihangamuye, ukamenya uburemere bw'igitambo cya Kristo, ukamenya uburemere bw'amaraso yamennye abasha kubatura umutima wawe mo icyaha, maze ukagira amahoro n'umudendezo bibonerwa muri Kristo Yesu. Rero ubwo ubimenye neza yuko umutwaro ukomeye ufite ari icyaha, gabanya gutekereza indi mitwaro yose, maze ahubwo utekereze ku kibazo cy'icyaha, kandi umenye ko igisubizo cyacyo ni Yesu uri kuvuga ngo, mwese abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. Hepfo barakomeza bavuga ngo, iyo tuza kuba ari twe twahariwe uyu mutwaro ngo tuwikorere, wari kudukumbanya, ahubwo umuziranenge yarawutwikorereye. Uwiteka amushyizeho gukiranirwa kwacu twese. Yesaya 53. Ndaho abatuye muzahasome ku murongo wa 6. Yikoreye umutwaro w'ibyo twaryozwaga, azadutura umutwaro ku ntugu zacu ziremerewe, azaduha uburuhukiro. Ibidutera guhangayika ndetse n'ibitubabaza nabyo azabitwikorerera. Aturarikira kumwikoreza ibiduhangayikisha byose, kuko turi inkoramutima ze. Imana ihabwe icyubahiro. Kristo agufata nk'inkoramutima nubwo bwose icyaha kikurimo, kandi ukaba wikoreye umutwaro uremereye wabyo, ariko kuko aricyo cyamuzanye biramushimisha kugukorera uwo murimo, ahubwo bikamubabaza cyane iyo utamwinginga ngo aguhindurire umutima, maze aguha amahoro mu bugingo. Umuvandimwe wacu mukuru ari ku ntebe y'ubwami ihoraho. Yesu yigeze nk'umuvandimwe wacu kandi ari ku ntebe ihoraho. Niyo mpamvu mu kumusanga utagomba kumusangana ubwoba, ahubwo ugomba kumusangana icyizere kivuga yuko ibyaha byawe nubwo byatukura azageza rwose bise nka shelegi, rwose bise nk'ubwoya bw'intama bwera, nk'uko tubisanga muri Yesaya igice cyaho cya 10. Yitegereza umuntu wese umureba akamufata nk'umukiza we. Yesu uramufata nk'umukiza wawe, aragukiza n'umugenza we. Asobanukiwe n'intege nke z'abantu, azi ibyo dukeneye, ndetse n'ahari imbaraga z'ibigeragezo duhura nabyo, kuko yageragejwe muri byose mu buryo bwose nkatwe, ariko ntiyakora icyaha. Wowe mwana w'Imana utentebutse, wowe mwana w'Imana utentebutse akwitaho. Mbese urageragezwa azakurokora, mbese ufite intege nke azagusubizamo imbaraga,
mbese ubuze ubwenge azakumurikira, mbese ufite ibikomere azakomora kandi yomora inguma zawe. Nyagasani abara inyenyeri akanazita amazina zose, ariko kandi akiza abafite imitima imenetse, apfuka n'inguma z'imibabaro yabo. Ibyaba byaragukomerekeje byose muri ubu buzima, byaba ibyaha waba warakoze, yaba ibyo wakorewe, cyangwa guhemukirwa ko muri ubu buzima, cyangwa guhemuka ko muri ubu buzima, Yesu abasha komora rwose abamwegera bose. Ibyo ni ukuri. Umutima wawe, reka nsubiremo hejuru, kansubireho inyuma gato, arahamagara ati nimunsange. Uko imibereho yawe n'ibikugerageza byaba bimeze kose, byereke Nyagasani. Umutima wawe uzahabwa imbaraga zo kwihangana, uzakingurirwa inzira kugira ngo wigobotore ibikubabaje n'ibikuruhije. Uko ugenda wimenya ko uri umunyantege nke cyane kandi utifashije, niko uzarushaho kuba umunyambaraga mu mbaraga ze. Uko imitwaro yawe irushaho kuremera cyane, niko urushaho guherwa uburuhukiro bw'umugisha mu kwikoreza imitwaro yawe wa wundi uyikorera. Uburuhukiro Kristo atanga bufite ibyo bushingiraho, nyamara ibyo bushingiraho birasobanutse mu buryo bweruye. Ni ibintu abantu bose bashobora kuzuza. Atubwira uko dushobora kubona uburuhukiro atanga. None rero niba ushaka uburuhukiro, bagiye kuturangira inzira. Iya mbere ni ukuzanira Yesu ibyo bikuremereye mu bugingo, uko ubimwaturira, uko ubimubwira, ubimwereka, ukizera ko abyumva kandi abisigaranye. Noneho nawe ugatangira urugendo ngiye kukubwira icyo rusaba, cyangwa se uko kwikorera umutwaro nawe yatubwiye. Hano baranditse ngo umutwaro uduhambira ku murimo ni amategeko y'Imana. Mu gihe mbere twari tubayeho twica amategeko y'Imana, ubu noneho tubaho dushakisha kumenya ubushake bw'Imana ngo tubushyire mu bikorwa. Itegeko rikomeye ry'urukundo ryerekaniwe muri Edeni, ryatangarijwe kuri Sinayi kandi ryanditswe mu mutima mu buryo bw'isezerano rishya. Niryo rihambira umuntu w'umukozi ku bushake bw'Imana. Urukundo rwaturutse mu kuba Imana yakiriye ikanaruhura umutima wawe, rutuma wiyegurira Imana, hanyuma ugashakisha ubushake bwayo bwose washyira mu bikorwa. Buri bushake bw'Imana bwose, cyangwa buri kuri kw'Imana kose, kuko ukuri kw'Imana nibwo bushake bwayo. Nyine iby'Imana igutegetse n'iby'ibishaka. Ibyo bintu ntabwo bikubera itegeko, ahubwo bikubera inyunganizi, kuko uba ushaka n'ubundi kwereka uwo wagukunze ko nawe umukunda. Noneho amategeko y'Imana, ukuri, ubushake, umucyo wose Imana ikugejejeho, ukawakirira mu mutima wizeye Imana yuko ubwo yakuruhuye, noneho buri ngorane zose wahura nazo kubwo kwakira umucyo w'Imana, nazo izitaho kandi izazigukiza. Rero hepfo haranditse ngo turamutse turekewe mu gukurikiza ibyo turarikira, twizeye Imana ikatubabarira, hanyuma tukaguma kwa kundi tugakomeza guhaza ibyifuzo byacu by'irari rya kamere, ngo twigiraho ibyifuzo byacu bitwerekeza, twagwa mu gico cy'abayoboke ba Satani kandi tukagira ingeso ze. Kandi hano Imana iba ishaka ko tugira ingeso nk'izayo. Nicyo gituma Imana itugotesha ubushake bwayo bwagutse, bwuje ubupfura, kandi buzahura umuntu bukamukuza. Ashaka ko dukora inshingano z'umurimo twihanganye kandi dufite ubwenge. Kristo ubwe yikoreye umutwaro wo gukorera abandi igihe yari umuntu. Yaravuze ati, Mana yanjye, nishimira gukora ibyo ukunda, niko ko amategeko yawe ari mu mutima wanjye. Niko Kristo rero natwe yifuza ko tumera. Ngo kuko ntavanywe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ahubwo nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka. Gukunda Imana, kugira ishyaka ryo kuyihesha ikuzo ndetse no gukunda abantu, byazanye Yesu hano ku isi kuhababarizwa no kuhapfira. Iyo niyo mbaraga yagengaga imibereho ye. Iryo hame adusaba kurigira iryacu natwe. Ubu rero guhera uyu munsi aho wakiriye Yesu, utangire ufate ihame ry'ubushake bw'Imana ryose urishyire mu bikorwa. Buri kuri kose uzi Imana yavuze mu ijambo ryayo, ukugira ukwawe, bizagukura mu isi bikugeze mu bugingo buhoraho.
reka nsoreze kuri iyi paragarafu ngo hariho benshi bafite imitima ibabajwe no kuremererwa n'amaganya kubera ko bashaka gushyigikira urwego ab'isi bagezeho gushyikira. Bahisemo gukorera isi, bemeye imibabaro yayo kandi bakira ingeso zayo bazigira izabo. Ibyo byateye imico yabo kwangirika kandi bituma imibereho yabo ibahindukira umuruho. Mu gushaka uko bakwinezeza mu byo bararikiye ndetse n'imyifurize y'isi, bakomerekeje umutimanama wabo, maze baba bigeretseho undi mutwaro wo kwicuza ibyo bakoze. Guhora bahangayitse bicogoza imbaraga z'ubuzima bwabo. Umwami wacu abasaba kureka uwo mutwaro w'ubucakara. Ni ukuri ugahagarikiraho. Umwami wacu abasaba kureka uwo mutwaro w'ubucakara, abararikira kwemera kwikorera umutwaro we. Aravuga ati kuko umutwaro mbakorera utavunanye kandi umuzigo mbahambirira nturemereye. Icyo abasaba ni ugushaka mbere na mbere ubwami bw'Imana no gutungana kwayo, maze akabasezeranira ko ibindi byose bakeneye muri ubu buzima bazabyongererwa. Guhangayika ni ubuhumyi kandi ntibishobora kumenya uko hazaza hazamera. Nyamara Yesu we areba iherezo ry'ikintu uhereye mu itangiriro ryacyo. Muri buri kintu cyose kiturushya aba afite uburyo yaduteguriye kuzakiriramo. Data wo mu ijuru afite inzira igihumbi zo kuducishamo kandi nta kintu na kimwe tuziziho. Abantu bemera kugendera ku ihame rimwe rukumbi ryo gushyira imibereho, ryo gushyira imbere gukorera abandi no kubaha Imana, bazabona ibibahangayikisha bibiyoyoka ndetse babone inzira igororotse yo gucamo iri imbere yabo. Imana ihabwe icyubahiro. Iri rari kandi ari gusabye kugira ngo nawe urigire iryawe, maze wemere kuba umugaragu wa Yesu, wemere kumwigiraho, wemere kumwikoreza ibikuremereye byose, wemere kumwaturira buri kimwe cyose, ubundi uhere ko ufata umwanzuro uheruka. Kubera ko ijwi nk'iri ngiri ntabwo uzongera gupfa kuryumva, nkurarikiye kuryakira mu mutima wawe mu izina rya Yesu. Amen.